turabashuje cyane. Twagiye tuganira ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye byiza, abantu benshi barabishimye rwose, turabashimiye. Ariko kandi hari n'abagiye baduha inyunganizi zitandukanye, abo ngabo nabo nibubahwe kandi bashimwe. Uyu munsi twabateguriye iki? Uyu munsi twabateguriye amwe mu matariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kubohora u Rwanda. Buri tariki ya 4 Nyakanga abanyarwanda bizihiza isabukuru yo kwibohora, bazirikana ubutwari bw'ingabo za RPA zari za FPR inkotanyi ziyemeje gufata intwaro zikarwanya leta yakoraga jenoside zikayihagarika mu gihe cya 1994. Ari nabwo zashyizeho guverinoma y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Tariki ya 1 Ukwakira mu gihe cya 1990 ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside. Tariki ya 1 Ukwakira 1990 ingabo za RPA zambariye urugamba. Rwari urugamba rwo kubohora u Rwanda. N'urugendo rukomeye rw'imyaka 4 rwashyizweho akadomo no kubohora umujyi wa Kigali, ndetse guverinoma yari iriho ihita yerekeza mu buhungiro mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi sabukuru yo kwibohora hari amatariki y'ingenzi yaranze urugamba rwo kubohora igihugu, bakibohora ku ngoyi y'amacakubiri n'ibindi bibazo byose byari byugarije u Rwanda. Reka duhere mu gihe cya 1990. Tariki ya 1 Ukwakira umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero. Cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango FPR inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army, ishami rya gisirikare rya FPR inkotanyi, ku ikubitiro ryariwe na Major General Fred Gisa Rwigema. Gusa ubutegetsi bwa Habyarimana bifashijwemo n'abacanshuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse na morale ijya hasi cyane bikomeye mu basirikare hafi ya bose bari basigaye. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari Major yahise ajya ku buyobozi, azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Twagiye ku itariki ya 2 Ukwakira. Hatabarutse wari umugaba mukuru w'ingabo z'inkotanyi Major General Fred Gisa Rwigema, arasiwe Nyabwishongwezi. Ku itariki ya 4 Ukwakira ingabo z'Abafaransa 300 zaje kurinda abaturage babo babaga mu Rwanda, ndetse n'ingabo za RPA batayo ya 9 zafashe umujyi wa Nyagatare. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 bucya ariko ya 5 Ukwakira, guverinoma ya Habyarimana yacuze ikinyoma ivuga ko inkotanyi zateye umujyi wa Kigali, ibigira urwitwazo ubwo yafungaga abatutsi basaga 10,000 ndetse n'abandi banyapolitiki benshi. Ku ya 5 Ukwakira abasirikare 535 b'Ababiligi n'abo muri Zaire baje gufasha ingabo za Habyarimana. Ku itariki ya 6 n'iya 7 ingabo za RPA batayo ya 7 zafashe Gabiro. Ku itariki ya 8 Ukwakira nyuma y'isobanuro na RPA ikagitumba, ingabo za FARC zisha Abahima 1000 bo mu Mutara wo mu bwoko bw'Abatutsi. Ku itariki ya 11 kugera tariki ya 13 Ukwakira habaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi bagera kuri 400 muri komine Kibirira. Ku itariki ya 23 Ukwakira urupfu rwa Meja Bunyenyezi na Meja Bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi ryabega. Tariki ya 13 Ugushyingo Habyarimana yemereye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi gukora, ndetse anavuga ko ubwoko bugomba gukurwa mu ndangamuntu nubwo bitigeze bikorwa. Ku itariki ya 6 Ukuboza ikinyamakuru Kangura cyashyize ahagaragara amategeko 10 y'abahutu, 8 muri yo yashishikarizaga abahutu kutagira umututsi imbabazi. Mu gihe cya 1991 tariki ya 3 Mutarama RPA yahinduye isura y'imirwano, igaba igitero gikomeye mu duce twa Gatona na Kaniga mu rwego rwo kwiminzira ibikoresho by'ingabo za leta. Ku ya 7 Mutarama abanyarwanda batari bake bakatiwe igihano cy'urupfu bitwa ibyitso by'inkotanyi. Ku itariki ya 23 Mutarama RPA yafashe umujyi wa Ruhengeri, ifungura n'imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri zitwa ibyitso. Mu mpera za Mutarama kugera mu ntango za Werurwe hishwe abagogwe bo mu bwoko bw'Abatutsi bari hagati ya 500 n'igihumbi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1992 muri Werurwe habaye iremwa ku mugaragaro ry'umutwe w'abahutu b'abahezanguni wiswe CDR n'iyicwa ry'abatutsi bagera kuri 300 mu Bugesera. Muri Gicurasi igitero gikomeye cya RPA cyafashe amakomine amwe n'amwe, cyatumye abaturage basaga 350 bava mu byabo. Muri Kanama abatutsi benshi barishwe ku Kibuye. Mu Gushyingo rero Mugesera avuze ijambo ku Kabaya aho yakanguriraga abahutu gutsemba abatutsi, avuga ko bazasubizwa aho yavuga ko bakomoka muri Ethiopia banyujijwe iya Nyabarongo.
Mu gihumbi kimwe magana cyenda gatatu rero ku itariki ya 8 Gashyantare RPA yigaruriye agace kanini k'igihugu iza no gusubira inyuma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko abatutsi bakomeje kwicwa urubozo. Ku itariki ya 8 Werurwe nibwo hasohotse raporo mpuzamahanga yerekanaga uruhare rw'ibiro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Habyarimana Juvenal ku bwicanyi bwakorewe abagogwe muri Perefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Ku itariki ya 7 Mata guverinoma yakiriye iyo raporo inahakana byimazeyo ibyari bikubiyemo. Hanyuma muri Kanama hatangiye kumvikana ibiganiro byo kwangisha abandi banyarwanda kurwanya abatutsi binyuze kuri radio RTRM. Tariki ya 4 Kanama mu gihe RPA na guverinoma y'u Rwanda byasabwa kubahiriza imyanzuro ari kubiye mu masezerano ya Arusha, guverinoma yakomeje gutoza imitwe yakoze jenoside, intera hamwe, impuzamigambi ndetse n'abandi bambari bagombaga gukora ubwicanyi. Ku itariki ya 28 Ukuboza bato ya gatatu y'ingabo za RPA zageze i Kigali muri CND, hari mu rwego rwo gushinga guverinoma y'inzibacyuho yari yaremejwe n'amasezerano ya Arusha. Twageze rero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 tariki ya 6 Mata i Dar es Salaam habereye inama y'akarere ndetse ni nabwo indege yaritwaye Perezida Habyarimana yahise hanurwa saa 2:30 z'ijoro ubwo yagarukaga i Kigali igiye kugera ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. Ku ya 7 Mata habaye icwa rya Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha n'ingabo 10 z'ababiligi zamurindaga. Hishwe kandi n'abaminisitiri batandukanye n'abandi bo ku ruhande rutavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho ubwo jenoside yahise itangira i Butare, Gitarama na Murambi ya Byumba. Ku ya 8 Mata ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Ku itariki 14 Mata ububiligi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza ku ya 20 uwa nyuma yari amaze kuva mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Mata RPA yarashe RTRM kubwikwirakwiza y'umwuka mubi w'urwango mu Banyarwanda. Ku ya 19 Mata i Butare aho Perezida Sindika Ubwabavuka yatanze imbwirwaruhame ishishikariza abaturage guhaguruka no kwica abatutsi bidatinze, umuntu utarushyigikiye umugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware ndetse aranicwa. Ku itariki ya 21 Mata RPA yabohoye Byumba. Ku itariki ya 21 na 22 Mata akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu mwanzuro w'igihumbi kimwe magana cyenda 12 gategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hagasigara abasirikare 270 gusa. Ku itariki ya 30 Mata RPA yagenzuraga umupaka Rusumo uhereye ku mupaka wa Tanzania. Ku itariki ya 16 Gicurasi RPA yafunze umuhanda Kigali Gitarama. Ku ya 22 Gicurasi RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Ku itariki ya 2 Kamena RPA yabohoye Kabgayi ya Gitarama. Ku itariki ya 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga, ariko yo yahise yerekeza ku Gisenyi ku itariki ya 10 Kamena. Ku itariki ya 21 Kamena ku mwanzuro wa Loni wa 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mipaka y'u Rwanda na Zaire mu rwego rwa Operation Turquoise. Ku itariki ya 28 i Geneve Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo kuba jenoside ikorerwa abatutsi. Ku itariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare ku ya 3. Guverinoma yari iriho yezerekeza mu buhungiro muri Zaire. Ku itariki ya 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Ku itariki ya 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Ku itariki ya 19 Nyakanga nibwo hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda nihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside yakorerwaga abatutsi. Kuri izo tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kibi kimenyetso cyo guhagarikwa kwa jenoside yarimo ikorerwa abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya iza FARC n'intera hamwe, benshi muri aba bahungira muri Zaire. Ngibi byo twabateguriye uyu munsi, twizere ko mukomeje kugubwa neza dufatanyije kwiga aya mateka akana kanadusigira amasomo akomeye. Tuzongeye dusubira ubutaha mu bindi biganiro. Ciao. Yambunda y'inkotanyi, 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 yaravugaga umwanzi agahunga, bunda y'inkotanyi, yaravugaga umwanzi agahunga, umwanzi agahunga. Yambunda y'inkotanyi, yaravugaga umwanzi agahunga, yambunda y'inkotanyi. Yambunda y'inkotanyi, yaravugaga umwanzi agahunga, yaravugaga umwanzi agahunga, yambunda y'inkotanyi. Ngo yambunda y'inkotanyi, yaravugaga umwanzi agahunga, yaravugaga umwanzi agahunga, yambunda y'inkotanyi, yaravugaga umwanzi agahunga.
akaduhumuriza, yaravugaga umwanzi agahunga. Ya mbunda y'inkotanyi yaraduhumurizaga, naho umwanzi wakayihunga. Yaravugaga umwanzi agahunga. Ya mbunda y'inkotanyi, umva rero bahungu mwe, iyo mbunda y'inkotanyi. Umva rero bahungu mwe, ya mbunda y'inkotanyi. Umva rero bahungu mwe, ya mbunda y'inkotanyi. Yaraduhumurizaga, naho umwanzi wakayihunga. Mbunda y'inkotanyi, ya 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 mbunda y'inkotanyi. Amasasu y'inkotanyi yaraduhumurizaga, amasasu y'inkotanyi yaraduhumurizaga, amasasu y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi, amasasu y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi. Wayumvaga uri mw'ishyamba, abahungu baraje, wari mu gihuru, tiba abahungu baraje. Aho wari uri mu rufunzo, ya mbunda y'inkotanyi. Aho wari uri mw'ishyamba, ya mbunda y'inkotanyi. Aho wari uri mu bishimbo, ya mbunda y'inkotanyi. Aho wari uri mu mibyuko, ya mbunda y'inkotanyi. Iyo mbunda y'inkotanyi yaraguhumurizaga, iyo mbunda y'inkotanyi yaraguhumurizaga. Wumvaga ku musozi iyo mbunda iri kunihira, ku musozi iyo mbunda iri kunihira. Kumva agatima karaje, ya mbunda y'inkotanyi. Kumva agatima karaje, abahungu baraje. Ya mbunda y'inkotanyi yavugiye kuri senide, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi yavugiye ku irebero, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi yavugiye aho ku muri, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi, ya mbunda y'inkotanyi. Wayumvaga aho wihishe, utiba abahungu baraje, aho wari wihishe, utiba abahungu baraje. Iyo mbunda y'inkotanyi yaraduhumurizaga, iyo mbunda y'inkotanyi yaraduhumurizaga. Umwanzi yarayumvaga, tukamuburira irengero, umwanzi yarayumvaga, tukamuburira irengero. Iz'amarere zikahagoboka, tukongera kubaho. Muze bahungu mwe, icyo ni muze bahungu mwe, ze dushima inkotanyi, twishimira inkotanyi. Ya mbunda y'inkotanyi, 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 ya mbunda y'inkotanyi. Unahiriza inkotanyi ba rwego rw'umumaro, banga bidatsimburwa, rwigabiza ababisha, ba rwizihirangabo, iz'amarere zo kabyara. Barihe ngo mbashimire, barihe ngo mbashimire, barihe bo kagira u Rwanda. Murihe nkotanyi, murihe ngabo zatsinze, murihe ba nyakugira imana, murihe bakwezi kw'imanzi, abadukuye ahaga, abatugejeje none cyemezo cy'urugamba. Murihe mwokabyara, murihe mwokabyara. Noneho ngarutse gushima, noneho ngarutse gushima, noneho ngarutse gushima. Murihe nkotanyi, murihe nkotanyi, noneho ngarutse gushima. Murihe
burihe mwokabyara yambunda y'inkotanyi yambunda y'inkotanyi yambunda y'inkotanyi yambunda y'inkotanyi yaturemaga agatima naho umwanzi wakayihunga naho umwanzi wakayihunga naho umwanzi wakayihunga noneho ngarutse gushima nkotanyi nkotanyi noneho ngarutse gushima nkotanyi nkotanyi noneho ngarutse gushima yambunda y'inkotanyi 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 yambunda